nyine numvishije amaguru gandya umubiri wose, ubwo hanyuma yaho ngiye kuyabikuza mbona amaguru abaye ibinono. Waza amafaranga yawe nkayagusubiza rwose, nabibonye ibyo nabonye nabibonye. Mugende muyajana ahantu twaraye, aho twaranye mugende muyabahe, noneho ngewe ndahamagara umuganga, mbaye nimero ye mumuhamagare, amafaranga nimwe muri yamwishyura ayo natanze yose. Yego. Urukunyumva? Yego. Rwose musomo nkuye muri ibingibi mbonye bimbayeho, ntabwo nakongera guhemukira umuntu nkanjye, ariko ndiyemeza gusubiza ibintu by'abandi najanye. Twiriwe turakorana, amasaha yo guhembwa arageze, turahembwe, tubaye turi gusohoka ngo dutahe. Twe turasohoka tugiye tubona ati yemwe murantabare, ati dore ibimbayeho. Ubwo nk'umuntu twazanye mu kazi dusubije amaso inyuma, turebye tubona ibintu byamubayeho ntago bisanzwe. N'ibiki byamubayeho niba atari ibanga? Tubonye ari nk'ibiguru by'inka yambaye, kandi twiriwe turi gukorana ari muzima, ariko iruhande rwe hari amafaranga menshi. Biradutunguye, kandi dore umuyede inaha ngaho umuyede ni 3,000. Aho mwakoraga ni kuri inzu ndi kureba hano imbere cyangwa ni yindi? Ni kuri iyi nzu ariko mu gikari cyayo. Mu gikari cyayo. Aricaye, dore ntabwo ari kuva hari yambaye amaguru y'inka, byatuyobeye, twayobewe ibyari byo, ariko iruhande rwe hari amafaranga menshi. Aradutabajije nk'abantu twazanye mu kazi, ubwo natwe turavuze duti nk'umuntu twazanye mu kazi ntago turamusiga, katumutabarize, wenda hari abanyamakuru hari ico badufasha. Muri imire tukwerekeye aho hantu byabereye, ubundi tumenye ni ibyo ari byo. Inzu mwakoraga ni ngindi kuri imbere yanjye? Niyo. Ni mwakoragaho? Nese boss ibyo bintu yabimenye? Ntago yabimenye. Ntago yabimenye? Okay, reka tugende tugere aho ngaho rero byabereye tumenye ni ibiki. Ari turi gukora turabayede benshi, ariko kubera ko turabaturanyi be twanze kumusiga mu kaga, niyo mpamvu twabatabaje ngo muturebere ibi bintu bitubaye. Nese bare muri kumwe nabo? Bose n'abaturanyi bacu. Reka tubegere nabo batubwire uko byatangiye cyangwa se uko byageze, kugira ngo mugenzi wanyu amere nkuko muri kubitubwira mbere ko tumugeraho. Nk'umutize mikrofone atubwire. Mama. Yego. Amakuru. Imeze ute? Ni sawa. Tubasanze mu karere ka Musanze, umwe muri bo murakorera akazi k'ubuyede, batubwiye ko habaye ibintu bidasanzwe. Byatangiye bitabibonye gute? Yeme ni ibintu bidasanzwe, twagiye gukora akazi k'ubuyede, turebye mugenzi wacu ngo aje dutahe. Ubwo noneho yari yihishe, tugiye kumureba dusanga byabaye ukundi kuntu. Ubwo dusanze byabaye ukundi kuntu, turamubaza uti se none byakugendekeye gute? Ati nanjye ntago mbizi nguko ukugucya meze. Noneho nibwo twohereje mugenzi wacu, turamubwira tuti none waje kudutabariza abanyamukuru batuyaho hirya, wenda bakaza bakaturebera ibibazo uko bimeze. Reka twegera ahantu uwo muvyeyi ari cyangwa se uwo mukobwa ari, none turebe ikibazo yaba yagize, namwe twereke ahantu ari. Ngwino tukwereka ahantu ari, kuko nubundi nawe ni mugenzi wacu twanze kumusiga mu kaga. Reka tujye tumwegere turebe. Murabona ko rero abadukurikiye ni ku masaha y'umugoroba, bwari butangiye kwira, akazi karimo kararangira, habaye ibyo byose barimo baratubwira. Reka twegere turebe tumenye ngo ni ibiki byanyenze bite. Nubundi natwe bari bamaze kuduhemba, tumaze gutaha, turamubwira tuti none waza tukagenda. Aramubwira ati rero ngere kamanze nkarabe, nimara gukaraba nze tugende. Hamaze akanya tugiye kumva tumva aratubwiye ngo ntabwo ngitashe, ndi kumva ntazi ukuntu umeze. Mugenzi wacu nyine twanze kuhava. Dore nuriya turi kureba hariya, none ndi kubona yagize ibirenge by'inka, yagize iki. Ubwo rero iruhande rwe nk'aho ndi kubona hari ibintu by'amafaranga, nimba ariyo mafaranga yari yibye ntago tubizi. Ngo mumpere mikrofone atubwire uko byamugendekeye. Reka nze mbabwire. Ndavuga ukuntu byagenze ibintu byose. Mvuga iki?
bimeze bite mada? nanjye nyine ubwo ngewe ubwo nabaye ngenda ubwo mpura n'umugabo, ubwo umugabo nyine turakundana nuko turishimana, ubwo ndarana nawe, ubwo hanyuma yaho turaranye, ubwo hanyuma yaho tuvugana amafaranga, ambwira amafaranga 50,000, ubwo ariko yari afite amafaranga menshi, ubwo hanyuma yaho nyabonye nja kugeraho nyuma yaho ndayamwiba. Amafaranga mwari mwumvikanye mbere y'uko umwiba nangahe, nyuma yaho waje kumwiba angahe? Twe twumvikanye 50,000, ariko nashisanze afite amafaranga menshi, ubwo nahise nterura nyine ntazi n'umubare, ariko ngubu nabanze umubare wayo. Ni gute waje gukora kandi wibye amafaranga ukaba waje gukora ubuyede, wabitewe n'iki? Nyine kubera yuko nakoraga ubuyede duhembwa 3,000, ubwo naje guhura n'uwo mugabo, hanyuma yahambwiye 50,000, numva ari amafaranga menshi, ubwo nje kurarana nawe, ubwo hanyuma maje kurarana nawe, ubwo maje gusinzira nsanga afite ibihumbi byinshi cyane ntabasha no kubara umubare, ubwo mba mpita mbiterura. Wisanze ufite amaguru y'inka gute, byagenze gute, byatewe n'iki? Nyine ubwo nari ndi kumwe n'abagenzi banjye, ubwo tugenda gutyo, ubwo ngize ahantu nyine tugiye nko gutembera ahantu runaka, maje gukaraba, ubwo ngize ngo ngende mbona biranze, mbona amaguru yanjye ahindutse ibinono, nyine numvishije amaguru gandya umubiri wose, ubwo hanyuma yaho ngiye kuyabikuza mbona amaguru abaye ibinono. Wari wayabitse he? Ni nayabitse ahantu runaka, nk'ahantu nyine hihishe munsi y'ibuye, ubwo ngiye kuyabikura mbona amaguru yanjye yabaye ibinono. Urumva umeze gute muri wowe? Umubiri ntago kurya, amaguru ntago kurya, bimeze bite? Amaguru numva njya ntibo sinatera n'intambwe. None se umuntu wayibye waba umuzi? Umugabo nyine naye nayibye, none naho uyu wa munsi nawe uwo munsi nibwo bwa mbere nari mpuye nawe. Hanyuma uhitamo guhita umwiba. Kuki wahise umwiba kandi yaguhaye amafaranga yawe neza? Nyine niko nari mbonye ko afite amafaranga menshi. Ndi mu bukene. Hanyuma se nimero ye urazifite, wenda urategeka ko wamusaba imbabazi cyangwa se urabigenza gute kugira ngo wenda wongere usubire muzima? Nkurikije uko mbona nabaye, nje mfite nomero ze, namusaba imbabazi akambabarira rwose kuko namukoshereje. Ntibuzifite se wamuhamagaye ukumva icyo akubwira? Kamuhamagare numve ko anyitaba. Nkamuhamagare turebe. Niko mama, wowe ibi bintu mubyakiriye gute kubona? Uyu Delphine ni ibintu byadutangaje cyane, kuko twari twirirwanye umunsi wose, ariko mu kanya gatoya kasize mu masaha 11 tugiye kubona tubona ibintu bibaye guca, byatuyobeye natwe, byadutangaje cyane, ariko mu bigaragara uwo mugabo yaramwibye. Hanyuma se bibasigiye isomo? Isomo ryadusigira ni isomo ryo kwifata tukirinda no guhemukira bagenzi bacu. Kuba bahuye bajya mu mwuga w'ubusambanyi, ibyo bisobanuye iki kuri wowe? Ubusambanyi ntago ari bwiza. Gusambana ni bibi, biragushuka, bikagushikira no mu ngeso mbi zo kwiba, ibintu no kwicana byavamo. Ibi ni ibintu abantu benshi badakunda kumva cyangwa se kwishimira ko umuntu yakora akazi k'uburaya, by'umwihariko noneho havuyemo ingaruka murimo murabona. Abantu bashaka kwicuruza mwababwira iki? Abantu bashaka kwicuruza, inama nabagira ni inama yo kwihana, bakarya ibyo bakoreye, ntibacuruza ubuzima bwabo. Inimero ntabwo uraza se ngo umuvugishe n'ubundi? Nanjye ntabwo nari nzi ko ari uko byangendekera rwose, ntabwo nari nzi ko ariko byangendekera. Kuko ibintu twakubwiraga koko niko kumva kuko kwiba umugabo nimba waje uranyugwa n'utwo baguhaye koko. Nanjye ntabwo nari nzi ko ari uko byangendekera, ubwo nari nzi ko ngiye nyine kuba umukire, ko nyine nahejeje, ntabwo nari nzi ko ari uko byangendekera, ariko mwamusabira imbabazi rwose. Halo mugita. Halo? Ndakumva. Uwo ni wa mugabo muri kuvugana se? Ndi wa mama wararanye nawe.
umwe wantwariye ibyanjye. Nabasabaga imbabazi rwose, nabahemukiye, ya mafaranga yawe waza kuyatwara rwose, waza kuyatwara. Nakubwiye ngo iki mujye murya ibirikika, ntabwo wagira ibyanjye ngo biheze rwose. Yego, ntabwo ubonye bikubayeho. nabibonye rwose, ndi kugusaba imbabazi, waza amafaranga yawe nkayagusubiza rwose. Nabibonye, ibyo nabonye nabibonye. Mugende muyajyana ahantu twaraye, aho twaranye mugende muyabahe. Noneho ngewe ndahamagara umuganga, mbaye nimero ye mumuhamagare, amafaranga nimwe muri yamwishyura ayo natanze yose. Yego, urukunyumva? Yego. Bikubera isomo n'abandi bagenzi bamukinisha nimero ya muganga tumuhamagare nayo. Nababwira rwose bagenzi banjye ibintu mpuye nabyo rwose, Mana ni Imana ibizi. Reka mubahereze nawe ndi kumwe nawe wari kubikora, noneho abashe kubafasha. Waba ugize neza rwose, umbabariye. Muyafate mugende muyajyane hehe aho mwayakuye. Urakoze cyane. Urukumva? Yego. Mubwira ko muganga tubagufasha. Ndi kumwe nyine n'abaturanyi banzi, basanze ukuntu meze, ubwo nyine banshungereye nyine. Okay. Mugende muyajyane amafaranga, nongere njye waje kubikwikurira, ndabimubwira muganga abigukureho. Urukumva? Yego. Ndababaye rwose, nashize umubiri wose. Niyo ngeso yo kwiba cyangwa nabikurekeraho. Oya, mbabarira rwose, ibyo mbonye ubwo nyine ndabibonye. Kambaguhe muvugane. Abami. Alo? Alo, muraho neza? Muraho. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Ndi umunyamakuru. Bari bambwiye ngo hano habaye ibintu bidasanzwe, nza kureba nsanga umubyeyi yameze amaguru wagira ngo yabaye inka. Ingiye wabikoze, umumama twararanye amikinini mu mazi, igikapu cyose cyafite cy'amafaranga aragitwara. Niyambaza umuganga niwe wankoreye ibyo ngibyo. Muganga muri kumwe? Cyane turi kumwe kuko tuvugana ngiye kubikora, kuko ndamuteza umutego kugira ngo najya kuyakura cyangwa agiye kuyarya bihite bigenda gutyo. Muganga twari turi kumwe. Niba se bikunda waduhe muganga rero tukavugana tukumva uko bimeze. Sawa, nta kibazo namubaha, ariko iyi ngeso niba muri n'abanyamakuru iyi ngeso bayicikeho be kuzongera. Kamuguye muvugane. Yego. Abwo nabisubira rwose. Sasha, muraho neza? Muraho muga. Amakuru yanyu ninde tuvugana? Ni umunyamakuru. Sasa ninjye wabikoze ibyo ngibyo, natanga amafaranga y'abandi kandi atange amafaranga yo yamaye kugira ngo ibyo ngibyo anshakire n'ihene ndetse n'inka ayinzanire mukure ibyo bintu namushizeho. Nayiguha rwose nayo. Gute kandi atabasha kugenda ubona? Mufata ayo mafaranga nimara kuyafata mugende muyasubize aho yiyekuye, noneho ngewe ndaza kubimukuraho nitonze sasa. Hanyuma se ibyo n'ibiki wabigenje gute? Nizihe mbaraga wakoresha kugira ngo ubashe kugaruza ibyo umuntu yari yabashe gutakaza? Nkoresha imbaraga z'amahembe, nkakoresha ibita rubare mu nyanja, nkakoresha ibita imisambwa ariyo magini. Ukorana n'amagini? Nkoresha imisambwa ariyo magini. Kugira ngo uyu muntu mugire gutya byagutwaye igihe kingana iki cyangwa se? Nje nabonye bimbayeho mwababyeyi. Ni iminota niyo muri Amerika iyo bishatse mbikora gutyo, cyangwa muri Australia cyangwa muri Norvege hose, ndetse no muri ku isi hose ndahakorera kuko mfite imisambo, nkagira icyo bita ibitega urabizi? Ntabwo mbizi. Muve manda uko mugende mugende musubize iby'abandi, nimumara gusubiza iby'abandi yewe ndaza kubimukuraho nitonze kandi agomba kuza ntaza gucimira ndongera bimusubizeho. None se mugabo ashaka kwibaza, narigwishije
nakora iki kugira ngo mvugane n'uyu muganga uwakifuza kuvuga narigwishije ntanga nimero yanjye biri kuri WhatsApp noneho muri Amerika buri ndwara zose mvura uburozi abagore babuze urubyaro byari bike bari baguhaye sasa urukunyumva ndimo ndakumva kugira ngo bize koroha watubwira indwara uvura cyangwa se ibibazo ushobora gukemura noneho ukavuga n'ukuntu umuntu ashobora kuba yakubona ubundi nkava ahantu ndabona uyu muntu uko ameze ndababaye rwose abagore babuze urubyaro abo bazinze ababuze ibyabo byibwe ndetse babandi bajya mu mihango idashira bose ndabafasha nta kibazo na kimwe mvura indwara nyinshi zibaho kuko ufite ubushobozi n'imbaraga hanyuma washaka nawe cyangwa se washaka serivisi zimwe na zimwe mu zo utanga yakubona gute? no kuri WhatsApp ibiriho unyeneye wese haba muri Amerika muri Norvege muri Australia hose mandiyo baramamagara nkamufasha nta kibazo. Umuntu se yabyizera muga ntabwo murebye ibyo namukoze yatoye iby'abandi namwe mbibateze kano kanya twasaba duhore cyo bakagira Imana we Imana y'Rwanda bararatuye yego reka dukomeze twigendere ndabona uyu nguyu nabwo wenda niba yumvise ibyo yamusa muyajyane aho mwayakuye njyewe ndaza kuyimwikuriraho mumureke ndayimwikuriraho igihe byagiye ikintu twakora n'umubyeyi naba ari kumwe basanzwe baziranye bamuherekeza akayajyana aho yayakuye cyangwa se bakayamutwarira umwe nayafata yajyane nimara kubona yahageze nibwo ndamukuraho ibyo namushyizeho ture niba yarakize cyangwa atarakize reka twikomereza akazi kacu ubundi naho akomeza ahangana n'ibyo ngira ngo ni ingaruka zo kwiba n'abandi bose bafite ingeso yo kwiba babonereho ko bishobora kwiba umugezi wawe bakaba yaguhemukira cyangwa akakugirira nabi. Murakoze cyane nasubiza iby'abandi ndamufasha nta kibazo. Mu byo wabyumvise nabyumvise murakoze cyane kusobanurira abantu nakoze inama rwose. Ubu ngubu se ugiye gukora iki hanyuma n'irihe somo ukuye mu bintu nk'ibi ngibi? Rwose mu somo nkuye muri ibi ngibi mbonye bimbayeho ntabwo nakongera guhemukira umuntu nkanjye ariko ndiyemeza gusubiza ibintu by'abandi najanye. Ugiye kubisubiza? Ngiye kubisubiza rwose. Nugira amahirwe ukongera ugasubira ukaba muzima uzongera kwiba? Oya rwose. Naha n'abandi impanuro bagenzi banjye ko kwiba guhemukira umuntu ari bibi. Reka twigendere rero usigaye bangana n'ibyawe ubwo wenda bagenzi bari buze kugufasha kugira ngo ureke wasubirane ubuzima wankura muri ibi bintu ndimo muri iki gihero ngezemo ukanse ubuzima bwanjye ntonakongera guhemuka rwose. Reka dusoreze ahangaha rero ngira ngo tuzakurikira iyi nkuru tumenye ko uyu mubyeyi byaje kugenda ariko dukangurira abantu kujya birinda ingeso y'ubujura kugira ngo batazahura n'akaga nk'ako uyu